Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yasohoye itangazo rigaragaza ko ngo gahunda yari ihari ya leta ya Kongo ndetse nabo bari bafatanije ngo kwari ugukomeza iriya ntambara bari kurwana bakahita batakiramo n'u Rwanda intambara bakayinjiza mu Rwanda ngo niyo gahunda yari ihari. Ibi ni bimwe mu biri mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda muri iki gitondo cyase ku itariki 2 ubwo bagaragazaga yuko amaganye ibyavugiwe mu nama y'ibihugu bigize umuryango wa SADC. Ni inama yabaye ku itariki 31 y'igitaraganya yihutirwaga. Ni inama yabaye ku itariki 31 z'ukwezi kuno turangije ejo bundi. Iyo nama hari byinshi byavugiwemo, ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yamaganye ibyavugiwe muri iyo nama byasaga nkaho bari kurega igisirikare cy'u Rwanda RDF, hari ibyo bayishinja. Niyo mpamvu mbere yuko tugera wenda kuri iri tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, aho byagaragaraga ko bagaragaza ko u Rwanda ubundi gahunda barukuzana intambara mu Rwanda cyangwa se bari bagiye kwataka u Rwanda. Ibyo ngibyo nibyo mbere yuko tubigera muri iryo tangazo tumanze turebe ubundi kuki Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yasohoye iri tangazo. Ubundi muri iyo nama y'ibihugu bigize umuryango wa SADC havugiwemo ibiki? Iyo nama ni inama ibidasanzwe, ni inama yari yabereye muri Zimbabwe iba ku itariki 31 ejo bundi tugwaciyemo iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe n'igice iyo nama ibaye. Reka turebe ibyavugiwe muri iyo nama bimwe byari bigamije iki, barashaka kugera kuki, nze tuhite twinjira noneho kuri uru rwandiko rwasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Bamanaganaga bimwe mu byavugiwe muri iyo nama, ariko by'umwihariko turabanza tugaruke kuri iyo nama. Ubundi akenshi ni kenshi tubona ngo SADC cyangwa se tukabona za EAC East African Community, bino bihugu nyine bidukikije byishyize hamwe nyine bikora EAC cyangwa se East African Community niyo bakoze. Ibyo ngibyo rero ni nabyo byenda kwenda kugeranya nkaho ari nka SADC. SADC nayo ni Southern African Development Community, ni ibihugu bigera muri 16 byishyize hamwe byo muri Afurika twakwita ngo y'amajyepfo. Ibihugu biragenda byishyira hamwe bigira amasezerano bisinyana. Ibyo bihugu biri muri SADC kugira ngo turebere hamwe n'ubundi iyo nama yari yahuje ibyo bihugu bigize umuryango wa SADC, harimo ibihugu byinshi za Angola, za Botswana, za Kongo nayo irimo nubwo utagiyemo kera cyane, za Zimbabwe, Zambia, Tanzania, South Africa, Namibia, Mozambique, Malawi, ibyo byose na za Lesotho n'ibindi bihugu. Ni ibihugu byinshi bigize uwo muryango bita ngo ni SADC. Mu yandi magambo no kuvuga ngo ibyo bihugu biri muri uwo muryango wa SADC urumva ubwinshi bwabyo n'uburyo ari ibihugu bikomeye cyangwa se bikize mu kuntu byihagazeho. No kuvuga ngo ni ibihugu bifitanye amasezerano turaza kuyageraho ko akanya kari ko kose bitabarana. Iyo kimwe muri ibyo bihugu kigize ikibazo, ibindi bihugu bigomba kuza kugitabara. Bivuze ngo kugirana ikibazo na kimwe muri ibyo bihugu, cyane cyane kijyanye no kuba hazamo urugamba, ubumeze nk'aho ibyo bihugu byose n'ubundi bishobora kuba byagira gute, byakwataka cyangwa se byaza kurwana kuri icyo gihugu kindi mwagiranye ikibazo. Mumva ko ibyo bihugu ari byinshi. Rero twigarukire ku byavugiwe muri iyo nama yabo, tuze no kugera kuri ibyo byose amasezerano ubundi ibyo bihugu bifite biri muri SADC. Iyi ni inama yari yiswe ngo ni SADC Extraordinary Summit ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Iyo nama yabereye Harare muri Zimbabwe. Yari inama ahanini abayobozi bose bari baje n'abandi bahagarariye ibihugu byabo biri muri SADC. Ni inama bagombaga kuganira ku kibazo cy'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo gusa, kuko Kongo nayo iri muri SADC. Mu gihe iri mu bibazo, ibyo bihugu byose bigize umuryango wa SADC bigomba guhaguruka kugira ngo birebere hamwe ukuntu icyo kibazo cyakemuka. Niyo masezerano abahari. Ibyo bihugu byose byari byahagurutse muri iyo nama byagira ngo birebere hamwe ukuntu kiriya kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo cyakemuka, cyangwa se ikibazo Kongo ifite. Ubundi mu mwaka w'1998 igihugu cya Kongo cyari gifite ibibazo muri cyo, cyari gifite ibibazo. Noneho igihugu cya Kongo kikanabona ko ibihugu bya East Africa, kuko buriya Kongo ni igihugu kinini cyane ku buryo igice kimwe cya Kongo ubona ko nyine Kongo iri muri East Africa, ariko Kongo ikabana nini cyane. Niyo mpamvu mu gihe cya 1998 Kongo yabonaga ngo ifite ibibazo, kandi ibihugu bya East Africa ibona isa nkaho ifitanye ibibazo nabyo cyangwa se itari kubyiyumvamo. Kongo nibwo yasabye kujya muri SADC, kuba umunyamuryango wa SADC. Barayemerera kuko babonaga yujuje ibisabwa, ijya mu muryango wa SADC. Imaze kujya mu muryango wa SADC, icyo gihe nyine amasezerano basinyanye nuko mu gihe Kongo yaba ifite ikibazo cyangwa se n'ibindi bihugu byose biri muri SADC, bamwe bajya batabara abandi. No gutabarana, no gufashanya, mbega ni ibihugu birebera hamwe iterambere ry'ibyo bihugu byose muri rusange, kandi no kurindana cyangwa se gutabarana mu gihe byaba byakomeye. Gusa nanone mu mwaka wa 2022 Tshisekedi amaze kujya ku buyobozi, yaje kujya nanone Kongo, nanone yaje no kujya mu muryango wa East African Community EAC, nabyo baje kuyakira n'ubundi ijya muri
muri bino bihugu nyine byacu, ariko Kongo ni ukuvuga ngo ibereye habiri icyarimwe, iri muri SADC ikaba no muri East African Community, kimwe na Tanzania buriya ntabwo ari Kongo gusa, na Tanzania buriya iba muri SADC ikaba no muri East African Community, mujya mubibona. Icyo nibyo bihita bikumvisha impamvu leta ya Kongo ubwo ibibazo by'intambara byatangiraga, bino byose byo guhangana na M23, ngira ngo mwabanje kubona ko habaye ari amasezerano ya Nairobi, cyangwa se kureba ko Nairobi Kenya yahuza impande zombi, yaba Kongo ndetse na M23, kuko nyine ubwo Kongo yari yitabaje undi muryango warizwamo wa East Africa. Nyuma yaho nibwo Kongo yaje no kwitabaza SADC, ariko byatangiye n'ubundi ikibazo ukuntu ngo cyagombaga gukemurwa, ikibazo cyagombaga gukemuka ku rwego rw'uko Kongo yitabaje icyo gihe hashyizweho East African Community, bino bihugu byashyizeho byatoye umuyobozi kugira ngo abashe guhuza izo mpande zose, ibibazo biri muri Kongo by'umwihariko cyane cyane yaba u Rwanda yaba M23 ihure na Kongo, bahuza ibyo bibazo byose biri kubera muri Kongo babikemure. Niyo yari gahunda. Ni nabwo bahisemo kohereza abasirikare b'ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba kugira ngo abasirikare bajye kurinda amahoro, bamere nkaho nyine bari kurinda amahoro kugira ngo badakomeza kwatakana cyangwa se urugamba rudakomeza kuba. Icyo gihe nibwo hirijwe abasirikare ba East African Community. Gusa nanone Tshisekedi we ikintu cyaje kumubabaza, Tshisekedi we yavugaga ko adashaka gukomeza kubona M23 gutyo iri aho ngaho, nabo basirikare ba East Africa bari aho ngaho barinze amahoro gusa kugira ngo impande zombi barebe ukuntu bazashaka amahoro badakomeza kwatakana. Tshisekedi we yifuzaga ko izo ngabo za East Africa zitaza kurinda amahoro, ahubwo zataka M23 zifatanije na Kongo bakayirwanya. Niyo yari gahunda. Tshisekedi amaze kubona ko ingabo za East African Community zo zimeze nk'izaje kugarura amahoro cyangwa se kurinda amahoro, zitari kwita zimufasha ngo batake M23 bafatanije na FARDC, Tshisekedi nibwo ingabo za East African Community yazirukanye, ahita noneho ajya gusaba ingabo mu ubufasha kuri wa muryango wundi abamo ari wo SADC. Avuga ati mwebwe noneho munyoherereze ingabo zanyu ibihugu mbega biri muri SADC, mwishakemo ingabo ziza kurinda amahoro ariko zikanamfasha tugakubita umwanzi. Tshisekedi kujya muri SADC kwaka ingabo, icyo gihe ibihugu bigize SADC ibyinshi ntabwo byigeze bitanga ingabo, n'ibindi byatanze ingabo byatanga ingabo nkeya cyane kabisa. Igihugu cya South Africa nacyo kiri muri SADC nicyo ubundi cyitanze ingabo nyinshi cyane kugira ngo zijye muri Kongo. Ibindi bihugu wabonaga bidashaka gutanga ingabo, n'ibihugu bitanze ingabo ugasanga bitanze ingabo nkeya cyane zishoboka pe, ku buryo umubare munini n'ubundi wabonaga ko ari abasirikare ba South Africa bemeye kwitanga.